Reka babiri abantu babiri nibo nabonye umwe we twararyamanye ariko uwa kabiri ntago twaryamanye kubera iki yarateye ubwo wajuje kumpagira vuba vuba umpereze twatangira kubikora bikanga nkongera nkahaguruka nkiruka none uwo mukobwa arambwira ati anyereka uwo mugabo arambwira turiye ntuzibeshye ati nkurusha uburaya ninjye muntu umetirije turari mujya kuryamana bizagukoraho ati nanjye twagiye muri rogi nayamusubiza muri uko kubishaka rero akuyemo kabisa nahise mvuza induru kandi ntago twari muri shambure ariko narakibonye kabisa mvuza induru arangije ambwira ati subaye iki ndamubwira ati kabisa ufite ikibazo ndamubaza si ujya utunga umugore ngo kandi ntunzareho n'ibintu byinshi njye nanakurya n'icyuma ni banyumvisha ukuntu ubwo buzima ari bwiza ukuntu nzabukiriramo ukuntu nzagira inzu nziza nyikuye mu busambanyi ukuntu nzabona umugabo akankunda akampa buri kimwe mbikuye mu mbese banyumvisha ko nzatunga amafaranga nkatunga n'amadolari n'imodoka ibintu byose nibwo rero ninjiye muri ubwo buraya bukabije nibwo nahise mpura n'umugabo abarambwira ati nagukunze tuharanyishyura turararana arambwira ati niko tuzi ko uyobye mu bantu bose wahaye urarebye usanga ni ngewe utera inda amaze gutwita mbindaya y'umwanda hahandi utari kundeba ngo unyishyure n'igiceri cy'ijana bivuze ngo nagiraga amahane cyane numva n'urwo rumogi rwe rwaranyongoje ndagenda mbishitani nta muntu wamvugaga iyo wamvugaga naragukubitaga bivuze ngo rero iyo nahuraga n'umugabo utinda babandi batinda nyine bakamaraho umwanya nahitaga nkutera umujyi akubwira ati kanyoko igihe wahereye urabona ndi mama wawe cyangwa mushiki wawe noneho barandi bakavuga ngo reba yandaye ukuntu yari nziza areba ukuntu yabaye hari n'umwe se wigeze ungirira akamaro ubwo baramubaza bati nta bantu babiri baraye hano harimo umumotari ucitse urutoki tubo twararanaga nagiye atanyishyuye tishiraje tuzasa ndongora ndana ariko reka twubaha Imana dusenge Mana data wa twese Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutware Imana ifite ubushobozi Imana yihagije muri byose Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera Imana yacu bwite Imana twabonye igira neza Imana twabonye ihindura amateka Imana izura abapfuye Imana ihumura impumyi Imana enetaya tadose vonigirere Imana yacu igira neza bugacya bukira mu izina rya Yesu Imana ikura mu byaha Imana ikura umuntu muri puberi kamukarabye kamusiga kamwambika izina ryawe nirishyirwe hejuru turagushimiye muri aya masaha turagushimiye ko waturinze tugushimiye ko uburinzi bwawe bwatubonetseho tugushimiye ineza watugiriye tugushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirishyirwe hejuru nyemerera rero Uwiteka kuko twinjiye muri iyi gahunda y'ikiganiro nyemerera turaguhamagaye kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu turaritse Imana n'umwana n'umwuka wera kugira ngo bibane natwe mu izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi nyemerera Uwiteka bari wowe utuyobora kuko uri umuyobozi mwiza ntaba ari twe tuvuga ntaba ari twe dukora ahubwo nyiringabo wivugire kandi wikorera imirimo n'ibitangaza kuko ushoboye byose nyemerera rero imbaraga zose zaturwanya mu izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi aka kanya zikurweho mu izina rya Yesu Kristo ahubwo uburinzi bwawe n'ubudahangarwa bitubonekeho ngaho bana natwe kandi utangirane natwe usozanye natwe mu izina rya Yesu amen murakoze abadukurikiye nabo tubahaye ikaze muzima busanzwe rero mumeze neza murashima Imana nta kibazo umwami Imana arabarinze turashima Imana nta kibazo bw'amaraso yaducunguje tugomba kuyishima yego natwe mu bacunguwe dushimye Imana yaturinze dushimye Imana itubeshejeho dushimye Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza dushimye Imana igenda itwimana idushyiraho uburinzi ikora imirimo muri uyu mujyi wa Kigali tukabaho ni Imana yo gushimwa rero Imana nihabwa icyubahiro kubw'ibyo byose ikora turayishimiye amen iryo shimwe ndumva nanjye ryanjye ritambutsemo yarandinze ngeze isama nk'umeka umwuka wazima hari batagenda neza mu buzima ariko nkeka katari njyenyine naho dukurikiye hari bitagenda neza mu buzima ikiba gisigaye uhumeka no gutumbera umwami Imana ibindi bigenda neza iyo yaguhaye ubuzima ngira ngo nta kindi yakwima gusa nari yijyana nyine ni igihe cye kigeze ikabisubiza nanone turarira ariko yo ibizi impamvu hanyuma rero batubwiye mu kandi kanya uti nabyaye nyine muto kubw'ubuzima umuntu ashobora kwibaza ati ubuzima bwari buhari kugira ngo byarukire mutoya yarubuye
ubuzima bwo ni burebure ndetse tugiye no kubyinjiramo dufashe umwanya ntabwo byarangira twafata amasaha menshi ariko tugiye kunyuramo vuba vuba ku bw'ubuzima bwari bukomeye njye navukiye mu Bugesera aho bita ku Ruhuha nzi Kigali bigoye nza n'amaguru ariko mu kugera i Kigali ntangira nkora akazi ko mu rugo ubundi natangiye ndi umwatirete kera nirukanka nkora amasiganwa y'amaguru rimwe rero tuza gukora amasiganwa i Kigali mpageze mbona ni heza mbonye ari heza rero mu nyuma nza kugira iyindi shuti twahuriye mu nzira itari nziza biba ngombwa ko inza ni Kigali tuzana amaguru ariko mpageze kuko nta buzima nkora akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo karananira ndataha ngeze mu cyaro nanone mpahurira n'undi w'umuturanyi wari waraje akora akazi ko mu rugo i Kigali mpageze rero tubonanye nsanga yari yarabaye indaya ariko urumva ntabwo yigeze abimbwira ngambwire ngo nabaye indaya ariko yarambwiye ati kusa neza ukaba uri mwiza ukaba uri umukobwa mwiza ufite inzobe nziza ni guti inzobe uyicaje hano mu cyaro ndavuga se mbigenze ne nabigenze ne ngo uje i Kigali ngo iyo nzobe yawe kabisa ni nziza ngo wabona amafaranga ngo wabona akazi kaguha amafaranga nanjye ndavuga kuko nari nyakeneye ndavuga ati nta kibazo nzaza nyereka ku kazi nuko naje i Kigali nza kuri telefone nta telefone ngira ariko hari 2007 nzira kuri tuvugane zino tuvugane zabaga ku muhanda cyangwa abantu bakaba bayicuruza nzamuhamagara arambwira ati nugera nari ngeze kwa Rubangura habaga taxi kera taxi z'instari z'inyamirambo arambwira ati winjire mu modoka kubwire konvayeri y'ukuri busigare ku murenge wa Gitega ngeze ku murenge wa Gitega ndamasanga tuvugane ndamubwira nimvuyemo arambwira ati ndaje ngufate aragiye aramfata angezeyo ariko masanga abatipe kabisa bari ku nkurumogi bageze nko muri 4-5 masanga n'abandi bakobwa nka 3 bose bari ku nkurumogi bambonye baravuga atakakana ni keza kabisa karasa neza ndangije ariko numva ndumiye ko n'abakobwa bankurumogi n'abasore bangana gutyo numva ngizemo ubwo bose bakabwirana kakana ni keza nyeberwa ibyari byo ngaye nguko rero nuko urugendo rwantangiranye mbona umukobwa amanitse utwenda twangiye tejo nimugoroba harano turi bujyane ariko nimugoroba ntitwajyana biba ngombwa yuko urumva hari umugabo bararanaga yahise amuhamagara mu rendezvous uti umunsi turararana aho yari bunjyane rero biba ngombwa ko atanjyanye ndaryama arambwira ati aho nari kukujyana birapfuye nzakujyana ejo bukeye rero ku munsi ukurikiyeho nibwo ku mugoroba yanteguye neza umva baragusiga ukabona nta nubwo uri umunyarwanda ukabona uri umuzungu ngewe singiye kukubeshya baransize nirebye kabisa mbona mbaye umukobwa mwiza w'icyuki ngaye nguko baramakiya neza baransiga nayo mbona mbaye umuzungukazi turangije turagenda twinjira muri Sky abo basore se hasanze bane n'abakobwa 3 bari kumwe urumogi byaje kurangira gute banterese bahungu babaga mu mazu yabaga muri icyo gipangu nabo bakobwa babanaga n'uwo twe tugiye kubana bakora akazi k'uburaya ariko babana ngaye nguko nuko twatangiye urugendo ranyinjiza muri Sky Hotel mageza ngurira hambaga nibwo bwa mbere nari nkibonye ndayirya mbese anyitaho mu buryo bushoboka tuhageze rero nibwo nabonye abasore babiri bari bari kumwe ariko ukabona umwe ameze nk'umugabo noneho bari bavindimwe umukuru yarasanzwe ararana n'uwo mukobwa wanjyanye umutorero yari murumuna we arangije burumva bapanga kujya kurarana arangije umuto baravuga ati se mwanjye mwapashije karakana nanjye tukararana rero urumva ntago je nari mbimenyereye nta nubwo yabimbwiye ariko baravuganye amubaza ati kugira ngo umurarane nanga uri bwunyishyure bumvikana ngo 10,000 amwishyura 10,000 amaze kumwishyura 10,000 bakodesha taxi voiture noneho arambwira ati tugiye kujya muri ino taxi voiture uyu bantu baranyura ku muhanda iwacu bagiye kuduha rifuti batugeze ku muhanda nanjye ngendera mu Kigali urumva mvuye mu cyari by'i Kigali sinari mbizi ninjira mu modoka ariko tugeze aho tuba mbona turaharenze nise ko tuharenze ni handi mu rugo saha
aravuga ngo nyine ngaba n'inshuti zanjye ngo tujye kubageza hano imbere Nyamirambo ngo aho bagiye kurara ngo nituvayo nyine ngo iyi taxi vatire kuko isubira kuri Sky ngo aratugarura ngendera mu Kigali gutyo nyine nzi ngo ni inshuti duherekeje tugezeyo ndabyibuka urenze mu Biryogo uzamutse Nyamirambo habaga amarogi turagiye bakurufunguzo rwa mbere binjiye muri chambre ya mbere wa undi mukuru aravuga ati iyi ngiyi ndayishimye uri kumwe n'uwo wanjyanye bafata urundi rwa kabiri twinjira mu yindi wa undi nawe wanyishyuye nawe aravuga ati iyi ngiyi nanjye ndayishimye none urumva kuko bari bacanye amasiri babizi ngende kugendera mu Kigali ntabizi twarasohotse bahise basohoka uwo ngo wamaze kuvuga uwo wanshimye ngarayishimye shambure wa undi mukuru na wa undi wanjyanye bahise basohoka undi ahita kinga ise ko nkingiranye ngo rega turararana nakwishyuye se wanyishyuye wishyuye nde wanyishyuye ute ayo mafaranga wanyishyuye ari ngo turararana nakwishyuye 10,000 ngo kandi ntunzareho n'ibintu byinshi ngiye nanakurya n'icyuma ni ati nakwicuzanye ibibazo namugase koko nta mikino irimo ngo nta mikino irimo nunzanaho ibibazo ndakumomagura ngayo ngo nuko nemeye turaryamana ku mbaraga mvuga ngo umuntu atanyica gusa bukeye mu gitondo arambwira ati se 10,000 ubundi nakwishyuye ntabyo baguhaye ndavuga ati ntabyo nabonye arangije arambwira ati cyakora ndakwikundiye reka nkwihere 3 ugira akantu wigurira nuko ngo yampaye 3 ncyura 3 ariko nta hano umujinya mvuga ngo ningerayo uwo ngo wanzanye wiwacu araza kumbona mageze rero sanga banyigiye akanama baba ndi 3 babana nawe wa 4 nsanga bankoreye kudeta urumva nagize inshuti mbi muri make banyumvisha ukuntu ubwo buzima ari bwiza kuntu nzabukiriramo kuntu nzagira inzu nziza nyikuye mu busambanyi kuntu nzabona umugabo akankunda kampa buri kimwe mbikuye mu mbese banyumvisha ko nzatunga amafaranga nkatunga n'amadolari n'imodoka ibintu byose nzabibona mu Burayi baravuga bati harimo uw'umugoyi yaranapfuye baramwishe bamwiciye mu Burayi yaribaga yakundaga kwiba cyane ntekereza ko umuntu wamwishe wenda ari nk'umuntu yibye akamushetaho nyine umuntu akamutumaho umuntu akamwica yewe umugoye yarambwira tubi wacu narahavuguruye tinahagize heza tayo n'amafaranga nakuye mu Buraya tubungubu ni nk'Iburayi uhageze ntiwareba mbese baransananira banyumvisha ko gukora Uburaya ari byiza nubwo natangiye rero ndavuga nti nimba nzabikiriramo nanjye reka mbikore nuko byagenze ninjira umwuga w'Uburaya dutangira kujya tujyana kuri Sky nkajya gutega noneho kuva kuri Sky birarenga batangira kunjyana Cadillac nkajyayo nkajya gutega mbese batangira kunyigisha kunywa urumogi bankura urumogi nanjye nkahitanywa uko barunyweye nanjye nkanywa umva mbese muri make kubera banywaga n'isigara mpita niga no kunywa isigara nuko nguko natangiye kwinjira mu mwuga gutyo ndametiriza noneho mbindaya yakuyeho handi nanjye nari kugutera n'icyuma nkakwica mbindaya yakuyeho handi umugabo iyo wantindaga utinze naguteraga umugeni nkagukuraho urumva rero nahise metiriza cyane mbindaya ya danje yakuyeho kuko nanywaga urumogi rwishi nkanywa isigara nyinshi ndagenda nkuraho cyane nibwo rero ninjiye muri ubwo Buraya bukabije nibwo nahise mpura n'umugabo abarambye ati nagukunze tuharanyishyura turararana arambwira ati ndashaka ko tuba inshuti by'Uburaya tukabirenga dusa nkaho tubaye inshuti tugitangira kuba inshuti ubwo Prudence turayiretse dukoreye aho ahita nterinda nuko nabyaye umwana wa mbere amaze kunterinda rero ndamubwira ati ndatwite arangije aravuga ati yego komana tuzi ko wibeshye unyobeyeho ti mu bantu bose wahaye ubu urarebye usanga mu bantu bose wahaye ari ngewe muntu uterinda ndavuga siko kurakomeje ukuntu wanyerekaga urukundo nukuvuga ngo yari wa muntu nimba nsokanye muri boîte akagira umugabo ndeba kuko narametirije mbindaya ya danje menya kubyina mbese ndagenda nkuraho nukuvuga ngo iyo nabyinaga akagira umugabo ndeba cyangwa akavangura umukobwa zikubyina yitagaza n'umusekirite akagusohora noneho mbona nanjye nyine ntwarwa nibyo nkabona kankunda kandi yari na mwiza my friend yari mwiza kuva ku rwara rw'ikirenge kuzamura nukuri nabonaga ari mwiza noneho
arambwira ati niko tuzi ko uyobye mu bantu bose wahaye urarebye usanga ni ngewe utera inda tego ko tunyibeshye ngira ngo arambeshye ni ukuri singiye kukubeshya nabyaye uwo mwana ndi njyenyine ndiho mu buzima bugoye namutwise ndiho mu buzima bugoye bwa buraya bwose na bwa bushongore ngo nigize inda y'inzungu ya indi sokera muri hoteli ya indi soka hose birahananuka maze gutwita mbindaya y'umwanda hahandi utari kundeba ngo unyishyure n'igiceri cy'ijana hahandi noneho banteretaga barabi igihumbi nakumva nshonje cyangwa nabuze isigara nkajya ku kabari k'urwagwa nkajya guhiga abagabo urabona mu kabari k'urwagwa harimo abasinzi nyine bari kunywa amasigara nakumva nshatse isigara nkajya ku kabari k'urwagwa nkajya gucunga baba abasinzi umusinzi usohotse ufite agafege nkavuga ntumva mani ntiwansomeje akansomya nyine mbaho muri ubwo buzima nkajya ndara hanze nkarara mu nsengero zikinguye zidafungwa kuko 2007 2008 hari haradutse insengero nyinshi bafungura isengero nuko nguko urugendo rwagenze mbambyaye umwana wa mbere w'umuhungu ye mubyara ndi muri ubwo buzima bubi nta mwenda wo kumwambika nta kintu na kimwe nanjye nta n'umwenda wo kwambara mfite kubera ubwo buzima bwari bwarahindutse ariko naracecetse mu cyari wacu nta n'umuzi ko natwise mbyara ndi njyenyine ndabyimenyera nuko nabyaye umwana wa mbere ye nuko urugendo rwagenze uko ubyara umwana wa mbere mu kandi kanya mbwiye uti naje kugera ubwombe kirara rwose nkaba ndi kumwe n'umugabo yantindaho nkamukubita n'umugeri none se uriya uri kumwe n'umugabo wenda nabo abari ibirara ukuntu uyu mukubise w'umugeri akavaho nyine adashoboke icyo gikorwa nta ngaruka ugira bivuze ngo kuntu urumva nari narabaye nk'agashitani mbese niyo narabaye shitani ku buryo n'umugore iyo yandebaga nambaye mini akavuga ngo yewe gore buriya mukobwa uko yambaye nahitaga mpindukira nkagukubita umugeri cyangwa nkagukubita n'urushyi bivuze ngo nagiraga amahane cyane numva n'urwo rumogi rwe rwaranyongoje ndagenda mbishitani nta muntu wamvugaga iyo wamvugaga naragukubitaga bivuze ngo rero iyo nahuraga n'umugabo utinda babandi batinda nyine bakamaraho umwanya nahitaga nkutera umujyi akubwira ati kanyoko igihe wahereye urabona ndi mama wawe cyangwa mushiki wawe nkavuga ati nimba ushaka gutinda aho nyongera ndi gahambirwe nimba utayamaye yita utaha none akaba nubwo asanze nawe ari ikihebe nawe akambwira ati ntubwo ndanakwica mbese niyo nasangaga nawandushije ubugare nareberaga nyine nkongera nkatega none se ubwo wakora iki none nasanga rero ari uwo nanjye nituniyeho nkahita mbwira ati kanya kugira vuba uhita umani nimba ushaka kurangiza nyongera ndi nimba udashaka kurangiza rero komeza gahambirwe kuko urabishyuzaga mbere nabaga nayabitse hari ikintu nibaza urabona kiriya gikorwa ngira ngo iyo muri kugikora muri babiri mwese nyine mwenda hari ukuntu muba mwahuje kugira ngo bigende neza wowe kurangiza kwawe uri kumwe n'umugabo nta kintu byakumarira urumva ibyo byo kurangiza ndangiza se ni umugabo nari narashatse se ngo turarangiza ibyo byo kurangiza ntabwo nabaga mbirimo icya mbere ni ukuvuga ngo nta mafaranga nabaga nshaka nabaga nayakenyereyeho wayampaye mbere ibyo kuvuga ngo ndarangiza byose ni ibiki ntabwo wicayaga wenda nta na santima numvagamo icyo numvaga yari amafaranga ngo umuntu ngarabikoze ngo ni byiza si biki ni amafaranga niyo meza numvaga ibyo kumbwira ngo ni byiza kandi barambwiye abo ngabo b'inshuti zanjye banyinjije mu mwuga barambwiraga ko nzabonamo amafaranga nkakira bavuga ngo inda zitaka vuba muri kwitakisha ni ibiki inda zitaka vuba ingo zirataka cyane reka ubwo sinzi ukuntu ziba zimeze njyewe nta kuvuga ngo gutaka kuvuza induru njyewe icyo nashakaga gira vuba wumveho kuko amafaranga ndayafite ngibyo ngo waryohe ngo wagize gute ntabyo nigeraga numva ni amafaranga hari igihe byabaga ngombwa ko ku munsi uryamana n'umugabo urenze umwe 5 hari igihe twaryamanaga 5 bose amafaranga wanyishyuraga mbere nose muri icyo gihe uri mu uwo mwuga hari igihe kigeze kubaho nyine ukumva ko ukeneye umuntu wowe wakunze mu bikora bakunze apana amafaranga nari mufite ariko ni ukuvuga ngo nuko nari nagize imyumvire mibi nari mfite umuhinde yabaga mu mujyi ye
nawe twahuye gutyo nyine ahita nkunda noneho kuko iyo twavaga guhura namanukaga n'amaguru ndi kuzamuka urumva nakundaga gusohokera muri Sky Hotel akenshi ari gihe navaga mu rugo nkabanza kujya guhura n'uwo muhinde nkava guhura n'uwo muhinde mpita njya muri Sky nagendaga niteguye noneho bivuze ngo iyo twavaga kubonana nkamanuka iriya quartier yo mu mujyi ngo nze kuza muri Sky nagendaga mpura n'abandi bahinde bakagenda bantereta tugenda tujya muri rogi anyishyura nasohoka nagera hepfo mu kandi nkaba mpuye n'undi najyaga kuri Sky maze kuryamana nk'abantu nka batatu noneho nkumva yuko ngira imyumvire mibi nkumva yuko antera amashaba noneho nkamukunda gihe naranamwihamagariraga nkamubwira ati sheri twaraburanye ntago duheruka kubonana kugira ngo tujye guhura kuko nari naragize imyumvire yuko antera amashaba bimbamo rero yuko antera ishaba biba ngombwa ko nsa nkaho mukunzi ako ntago rwari urukundo nyine rwari umuntu yiyumvamo nko akunda umugabo wawe nyine rwari urukundo rwa kiraya ariko nyine numvaga mukunze kuko iyo twavaga guhura nabonaga amafaranga menshi nkumva rero ko anteyisha ari amashaba ntera byari byarangiyemo binjya mu maraso nkavuga nti uriya muntu antera amashaba ukagenda ukamuhereza nta n'ibiceri we yaguhaga rwose mba niyo atayampaga iyo yambwira ngo nta kintu afite namubwira ati ndaje kuko nyine byari byaranyiromaritsemo mu mutwe yuko nyine iyo tubonanye antera ishaba wenda rero hari igihe kuryamana n'umuntu wavuze ati hari igihe ubura n'utinda cyangwa udatinda n'ubundi imibiri y'abantu bitandukanye ntawe wahuraga nawe wareba ubugabo ukavuga ati iki kintu nyagasane kereka babiri abantu babiri nibo nabonye umwe we twararyamanye ariko uwa kabiri ntabwo twaryamanye kubera iki yarateye ubwoba uwa mbere twaryamaniye Nyamata nibwo nari nkinjira n'uburaya urumva i Kigali narabutangiye nza no kujya Nyamata mu Bugesera ariko nari ntarametiriza nyine mu gukora uburaya sanga ni umusirikare kabisa uvuye Darifuru yarafite ku mafaranga kambwira ati kabisa icyo ushaka cyose ndakiguha none natekereza ko nazandaya zambwiye ngo uzabona umugabo agukunda guhe buri kimwe ndavuga turafite amafaranga ngaye ngukorera arantereta ngurira icyo kurya ngurira icyo kunywa tugeze muri gahunda rero sasa akuyemo mbonye iboro ndavuga ati hano ho harahiye kabisa mbese rwabaye urugamba rukomeye narayibonye ndavuga nti hoya pe ibintu ntibiri bukundi mvuze ngo yahita akuramo icyuma hano mu rwubatera afite icyuma hano gutya yambariyeho icyuma kiba mu gifite igifuniko kirimo kuramo icyo buravuga ati ndakwica gahambirwe wajuje kumpagira vuba vuba umpereze twatangira kubikora bikanga nkongera nkahaguruka nkiruka mbese tuba muri urwo twaraye muri urwo ngurwo buracya uko atangiye kubikora nkahaguruka nkiruka uko atangiye nkahaguruka nkiruka ubwiraga ikibazo aho kiri none ati reba iboro ufite koko urabona ibi bintu byavamo ntabwo ati yeranje urebe ukundi kuntu bigenza ariko nanjye utanyangije reka da bikanga turara muri urwo buracya niwe muntu nabonye wari ufite iboro nini ariko bivuze ngo noneho mu nyuma nabonye umurusha ariko wo mu nyuma ntago twaryamanye ntago yakwishyuye wese oya ni ahantu nakoraga mu kabari noneho nkora mu kabari hakaba karimo amarogi naho nahabyaye umwana aho ngaho muri ako kabari utandukanyije na se na wawe yego noneho umukobwa twakoranaga yahakoraga nyine yakoraga uburaya habagamo amarogi nyine n'abagabo baje kunywa bakanadutereta tukajya no muri rogi gusambana nabo noneho uwo mukobwa arambwira ati anyereka uwo mugabo arambwira turiye ntuzibeshye nkurusha uburaya ninjye muntu umetirije turari mujya kuryamana bizagukoraho ati nanjye twagiye muri rogi nayamusubiza abimbwira yumva turi kumwe hari mu masaha nk'aya saa yine n'abakiriya bataraba benshi ndavuga se umuntu waguteye ubwoba ufite igitsina kingana gutyo yari mugufi nkareba nkavuga ati wenda mwarareshyaga nkareba nkavuga se umuntu ureshya kuri afite iboro ingana gutyo bibaho none arambwira ati twagiye muri shambure tamaze kwiyambura nkibonye mpita mubwira ati subirana amafaranga yawe tina shambure duhita tugarura urufunguzo
arangije arambwira ati rero ni akazi kawe. Ndangije ndamubwira nibyo simbyemeye kugira ngo shira amatsiko. Ndangije ndamubwira uwo musore yari umugabo ngira ngo, ndamubwira ati nyereka ndakugurira mitsingi ebyiri, nyereka ko iyo boro yawe ndebe ko imeze nk'uko babivuga. Ngaye nuko byagenze, mugurira mitsingi ya mbere igiye gushiramo, ndamubwira ati ngaho nyereka. Kumva kuko twari twicaranye yarabishatse. Muri uko kubishaka rero akuyemo kabisa nahise mvuza induru, kandi ntabwo twari muri shambure ariko narakibonye kabisa mvuza induru. Arangije arambwira ati subaye iki? Ndamubwira ati kabisa ufite ikibazo. Ndamubaza si ujya utunga umugore? Arambwira ngo nta mugore ajya atunga, uhageze wese bibirananirana, akaba aragiye agashaka undi, uje nawe bikananirana. Muri make nawe afite umusaraba afite umusaraba kuko ntabwo yaremye urugo kubera iyo boro nyine Imana yamwihereye, ntabwo yatuma yubaka urugo. N'abo bantu babiri nabonye wenda banteyemo ubwoba. Rero ugize umwana wa kabiri, ukomeje n'ubundi urugendo, urakomeje aho ngaho mu kabari. Urugendo rwawe rero nshaka ko wenda ikiganiro kijya kigufiya, ukambwira uko rwaje gukomeza, ukambwira igihe waje kuvuga uti ndamaramaje noneho mbivuyemo, nimba hari ingaruka ahuye nazo ukavuga uti izi ngizi zo kuzihanganira biranze reka mbivemo. Urugendo rwakomeje gute, rukomeza he? Ingaruka nagizemo zatumye mbivamo. Bivuze ngo urumva twatangiriye ku mwana wa mbere nabyaye, nahuye n'undi musore nawe arambwira ati siko nturi umukobwa mwiza, umuntu wakuruhishije ko kakakubyaza umwana ntagutunge nuwe, ati naragukunze nshaka kugufasha nkagutunga nkakwitaho, mbese nkaguhanagura amarira yose warize. Mbese noneho numva mbonye umuntu ufite gahunda, marayika mpuye nayo, tuba turakundanye dutangiye gukundana. Arambwira ati ngiye kukugira umugore biki n'ibiki, tukiryamana umunsi wa mbere abanteye inda. Mubwiye ati ndatwite rero tegura ukuntu tubana nkuko wabipanze nyine ubimbwira. Arangije ntiyampakaniye ngo ambwire ngo ntibizaba, yaranyihoreye. Naza kumureba kanca amazi akambeshya ibitari byo. Ngewe nyine urumva we yarafite imipango yiwe ka tutazabana, ariko wakambeshya akambwira ati haranegereje amafaranga gutya na gutya, nikindi iri kugenda ikura. Byagezeho ndanamubura. Bivuze ngo nanone mbyara umwana wa kabiri ndi njyenyine. Bose ni abahungu, uwa mbere ni umuhungu n'umukurikira ni umuhungu. Ubwo urumva ishuri rirongeye ndisubiyemo, rubaye urundi rugendo rurerure. Nuko rero byagenze mbyara umwana wa kabiri. Noneho maze kubyara umwana wa kabiri ndavuga ati ubu ngiye gukuraho noneho mbindaya ya danje. Umwana atangiye gukura, ndamufata na wa undi mukuru mbohereza mu cyari wacu. Umundi noneho mbindaya mbyenda avuga ati nubundi nta mumaro byigeze bimarira, nta n'umuntu muzima nabonyemo, ngiye kubindaya gusa yikunda, uzampabukiraho n'icyuma nanjye nzakimutera. Mbindaya yayindi ariko yakuyeho. Nuko ninjiye mu mwuga w'uburaya, nza guhura n'undi mugabo wa gatatu, nawe arambwira ati nagukunze, amakazi ko mu kabari mu Bugesera kuruhuha, njya gukora mu Bugesera kuruhuha ariko tunasambana no mu marogi naho nsambana. Niho haho nahuriye n'uwo muntu wari ufite icyo gitsina kimeze gutyo. Ngaye ngo muri uko gukundana n'uwo rero nyirakabari nawe abanteye inda. Tujya kuryamana, ndabyibuka twagiye muri shambure ari nijoro dusanga twibagiwe Pridas. Ndamubwira se turabigenza gute? Arambwira ati reka nyine dukorera aho nta kundi. Twari twasinze rero dukorera aho nanone abanteye inda. Bivuze ngo ubwo ngiye kubyara umwana wa gatatu, umwana wa mbere afite se utandukanye, uwa kabiri nawe afite se ku giti cye, n'uwa gatatu nawe ubwo ngiye kubyara uwa gatatu nawe ufite se ku giti cye. Ngaye nguko nuko nabyaye umwana wa gatatu, bose mbaho muri ubwo buzima nta n'umwe umfasha, yembarera njyenyine. Icyo gihe so umugabo wakoraga ku ruhuha, umubwiye ko we umaze kumubwira ko yagutenda yarabyakiriye cyangwa yarakwirukanye mu kabari? Naramubwiye ati ndatwite, yarangije aravuga ati kose kuko ntago uri gukina, ati ngende ukumva uri kwikinira. Umuntu umeze nkawe usobanutse, umukobwa mwiza nkawe, ubundi utwita gute? Ndavuga nyine nuko byagenze. Narangije arabihakana kuko nari ndi muto cyane, nanutse mfite agataye gatoya, ntago bari kwemera ko ntwite. Ariko kwinda yagendaga ikuru kwezi kumwe kuvaho kundi, nibwo agenda abona udupantara nambaraga tutankwira, udukora tutankwira, udukanzu, kuko nari maneke cyane. Nibwo rero yavuze ati uko bya bintu ko kuvuga ari byo, nti nibyo ndatwite. Nuko byagenze rero baranyirukana mu kabari.
njya gutangira ubundi buzima imbaho nabi nyine mba mu buzima bubi nkajya mbese nabi handi nagiye no kumurega kuri polisi bamutegeka kumpa 100 byo kurya mu gihe ntwite mpita nirangurira kanyanga nirangurira na byeri turubo na primusi na mitsingi ninjira mu buzima bwo gucuruza akabari nkajya ncuruza kanyanga mu kiruje kugura kanyanga tukayisangira ndatwite ndiheba nanyweye urumogi mbese isigara ndacyayinywa nabyaye abo bana bose mwisigaranywa n'urumogi byose nta na kimwe gisigaye mba muri ubwo buzima rero mbyara umwana wa gatatu n'umukobwa yego biteye ubwoba winyweraga urumogi kanyanga byose n'amasigara none nshaka kumenya isigara wumvaga ufite inyota yaryo ubundi wumva bimeze bite kugira ngo urikene iyo winjiye muri kiriya gihe ntekereza ko ari abadayimoni baba bakuyobora kuko numvaga isigara iryoshye cyane urumogi rwo numvaga runryoheye kurenza ibindi numvaga gukizwa nanakijwe nkumva urumogi sinzi ko nzashobora kurureka kuko nararukundaga kurenza ibintu byose bibaho yego ariko nyine maze kubyara umwana wa gatatu ndavuga tubu buzima ndabona bumeze nabi umukobwa twari inshuti arambwira ati Kigali nta mafaranga y'uburaya agihari no kuruhuwa nta yahari reka twigira Igisenyi turangije tugiye Igisenyi tugiye Igisenyi rero nibwo nahageze ahita abona akazi uwo mukobwa twajyanye ko gukora mu kabari ko guseriva ngewe mbura akazi mbuza akazi arambwira ati kuzi kubyina cyane ko wazengurutse mu mabuwate menshi za Cadillac za KBC na hehe hose ukabuzi kubyina ku rwego rurenze ko hano mu kabari ndi gukora habiki masuro waretse nka guteretera bosi ukajya umasura ndavuga ati nta kibazo atereta bosi amuteresa amubwira ati nimba mwizeye kwazi kubyina kabisa umuza mubwiraze muhaye akazi ajya masurira abakiriya nuko ninji mama w'abana batatu ugiye ku masura ntago wari kubimenya ko mbafite kuko mfite agataye gato niyi nzobe mfite rero urumva naho mfite inzobe nahoraga nkeye ntago wari kumenya ko mfite abana ngaye nguko nuko ninjiye mu mwuga wo kumasura ndatangira twabyinaga kwa gatanu no kwa gatatu no ku cyumweru mu masuzi nkajya masura nambaye ubusa nkajya mbyinira abakiriya abagabo nyine bakansanga kuri stage banzaniye inzoga mbese mu masuzi ku rwego rurenze mbindaya ku rwego rurenze naho ngaho rero namenyaniye n'umugabo turi kumwe ambonye ndi kubyina aravuga ati muhamagara uriya muzungu kazaze hano manager niwe yabwiye w'akabari arampamagara ati hari umuntu gushaka ndaza ndicara ati nibaguhe icyo kunywa baguhe n'icyo kurya ndarya ndanywa ndangije kunywa arambwira ati ko nagukunze ntireka reka nta rukundo ngira ngewe nimba wankunze upfa kuba ufite amafaranga uranyishyura turavugana tuvugana yanyishyura arambwira ati se uranca ngahe ni 20 kuko wanguriye icyo kurya arambwira ati mfite 10 ntago byemera ko turarana ndamubwira nti nta kibazo wenda reka turarane nuko twagiye kurara nabuke arambwira ati nagukunze aragaruka ndamubwira nti nta rukundo mfite uzajya uyafite n'ubu utayafite ntukajyuza nuko byagenze ariko atangira kuza gake gake atangira kunyiyegereza gake gake gahoro gahoro naho yatangiriye akajyaza gahaha ibintu ntafite kaza kabihaha ibyo kurya kaza gahaha arambwira ati se ko wajyaga mu kabari kubyina kugira ngo ubone icyo kurya no gutunga umwana nkaba mba nahashye ntago wahagarika kujya kubyina mu kabari nuko yatangiye anyinjirira kubyina ntangira kubireka baranyinjiriye nyine tubaye inshuti ukabona ameze nk'umugabo wanjye kuko arazaga karyama aho ngaho mbese kurya utari gutandukanya nimba ari umugabo wanjye nuko rero byarangiye dusa nkaho twinjiye mu gukundana na wabanteye inda mba ninjiye mu rugamba rwo kubyara umwana wa 4 yego maze gutwita ndahangayika ndavuga tubu nawe agiye guhita agenda nka babandi byo bagiye bankora ariko we ntiyagiye yarafite akazi yakoraga akazi ko mu rugo yakoreraga nyirakabari wona abyiniraga akazi ko mu rugo ngaye nguko rero mu kazi aho yakoraga baramwirukana araza tubana muri ako kazi unabagamo turabana turasonza ariko mbona ntansize tukabwirirwa nanjye kujya kubyina mu kabari urumva nabivuyemo nabonye umugabo tukabwirirwa tukihangana ubuzima buranga tuva Gisenyi tuzi Kigali dukodesha akazu ubuzima buratunanira turahava tujya mu cyari wacu yo mu Bugesera naho turahabaye ubuzima buraducanga tukabwirirwa tukabura ariko ntiyagenda umwana wa 4 namubyariye mu Bugesera mu rugo se bamenyaga amakuru yawe yose bari bazi ko ari indaya wari bazi ko uri indaya mu rugo
urumva amakuru bayabwirwaga n'abandi kuko barambonaga imyambarire kuntu najyagayo nambaye nawe ubonye umwana wawe aje mu rugo avuye i Kigali ukamubona araje yicaye hari ashyize akaguru ku kandi anyweye isigara aho ngaho uhita umenya ko nta mwana ufite kera kabaye uhita ubona iyo umubonye iyo mico ari gukora uhita umenya ikintu nyamukuru ari gukora nese papa wanjye ntiyanywaga isigara nubwo bari baciriritse bakennye bari aho ngaho ariko ntiyanywaga isigara wenda yinyweraga agacupa karakagwa ko mu cyaro rero ubwo urumva ntago namutinyaga naragendaga nkahita ngereka akaguru ku kandi nkahita nkwisigara naba wenda icyo ntanyweraga imbere ye ni urumogi nabaga narumwe ariko ahitaga mbona nicaye ndi kunywa isigara ubwo rero kera kabaye ubonye umwana wawe wameze gutyo uhita umenya ko yaciye ibintu yego nuko rero nabyaye umwana wa kane nawe ni umuhungu yego ariko umugabo turagumanye ntiyagenda tugarutse i Kigali ubuzima bwo mu cyaro buratunaniye atashye ageze iwabo bahita bamufunga bamukatira n'imyaka 2 ninjira mu rugamba rwo kurera abana 4 ngenyine i Kigali turi mu kazu k'agashamburete kukishyura n'ikibazo kurya n'ikibazo nuko urugendo rwatangiye rero nigira inama umutima urambwira ati se ibi ngibi urimo ni ibiki ko wigeze kujya usengaho wavuye mu byo urimo koko ugasenga Imana ijwi rirantura rirambwira ati se urabona ubu buzima buzageza he nabwo ryasuye mvuye muri boîte kubyina nabanje njya mu kabyinira ubuzima bwarancanze ntekereza ukuntu umugabo bamufunze ntekereza ukuntu tuzishyura inzu ntakora ntekereza ukuntu tuzarya ntakora ntekereza abo bana 4 nta numwe wiga uri mu ishuri nejo bundi 2016 2016 2017 kuko umwana wanjye w'imfura yatangiye 2017 n'umunani kuko ubu yiga mu wa 3 primaire yaratinze kuko nta bushobozi twari dufite yiga mu wa 3 primaire kandi afite imyaka 14 yagakwiriye kuba ari nko mu wa 2 secondaire nuko bimeze nuko urugendo rwagiye rugenda ngaye nguko ubuzima buraducanze ijwi riransura mvuye mu kabyiniro ati ubu buzima muri murabona buzageza he nuko rero natangiye ndavuga nti reka mbyuka nge gusenga Imana ndabyutse njya hano ku musozi biti Shiro ku Gisozi ndagiye nihanye ibyaha maze kwihana ibyaha buracyansubirayo ntangira noneho gahunda yo kubwiriza ntangira kubwiriza nkavuga nti Imana iratabara nkabwira abagore nti Imana iragabura nkababwira nti Imana irambika nti Imana izatugirira neza numva mfashwe n'imbaraga z'umwuka wera ntangira kuvuga gukomera kw'Imana ariko nagiye kubyara umwana wa 3 inguye n'ubundi nene narakijijwe Imana isukaho amavuta mu mwuka w'ubuhanuzi ariko ngo nari umuhanuzi mbivamo noneho gukizwa ubwo wagwaga ubwabya naraguye impano zose zirazima ariko nsubiye gukizwa nihannye noneho ko maze mfite umwana wa kane umugabo bamufunze impano zarongeye zirabyuka mvuga Imana niho natangiriye kubwiriza ku ijambo ryo muri Yohana ibice 5 havuga ngo Yesu ahagurutse ikimuga kimaze imyaka 38 ku kidendezi Betisida mbwira ababyeyi Imana yahagurukije ikimuga kimaze imyaka 38 ku kidendezi cy'Betisida uko byagenda kose natwe Imana izaturengera nibwo natangiye kubwiriza kuri Yohana 9 ntangira kubwira abamama ni Yesu wahumuye impumyi natwe azaturengera mbese mvuga gukomera kw'Imana nuzura mwuka wera ntangira ubuhanuzi nkajya mpanura nkabona ibyo mpanuye birasohoye nkabona uwo mpanuriye birasohoye nkabona uwo mpanuriye birasohoye nuko nambaye imbaraga mfata umwanzuro wo gukizwa kandi gukizwa neza nuko byagenze naho urugendo narutangiriye kugeza na n'ubu ndacyakomeye kuri iyi Imana umutware bakimara kumufunga ntabwo yeze ubucike naye cyangwa se wongere usubire muri mu gushaka amafaranga mu busambanyi nyine kuko byari bimaze kwanga urabona urwego nari ndiho maze kubyara abana 4 turanakennye nasaga nabi ndaciriritse nta n'umwenda mfite wo kwambara nta n'umuntu rwose wari kunteretanga nsambanye nibwo rero nigira inama ndavuga tubuzima ndimo ntago byakunda reka negera Imana nkizwe urumva n'ubundi ubuzima bwari bumeze nabi nabuze uko mbigenza ndavuga nti bambwiye ko Imana itabara kuko hari amasezerano nari mfite Imana ikavuga ngo nzabagaburira nzabambika nzabagirira neza nkavuga nti wakegereye Imana ko yavuze ko izatugirira neza uko byagenda kose Imana ntihari ikizakora nuko natangiye nabwo dukennye tutarya ariko ndavuga nti reka nge no ku Mana ndebe ariko bwa mbere muri abo bana nagendaga mbyara nabwo nagendaga nkizwa
ariko namara gukizwa nakegera Imana natangira ibihe byo gusenga nabona shonje nkavuga ati nkahita mbwira abarokore ati Imana yanyu irakennye ahubwo Imana yanyu ni inkene nta kintu ifite iramutse ifite ikifite ntago twabwirirwa ngo tunaburare ni rero mu yinsezerere ngewe ndagiye nkahita nsubira mu byaha nuko byagendaga bigenda. Tugana ku musozo w'ikiganiro we ntago bigeze bagufunga uri gukora mu mwuga w'uburaya? Baramfunze kabiri. Yego. Wari wakoze icyo gihe? Bwa mbere bamfunze ndi gukora muri ako kabari ko kuruhuka. Nakiriye abantu babiri urumva muri uko kwakira abantu nagiraga ngira abakiriya benshi abo dusamba nabo tugira gute mbese bantu barankundaga. Noneho nza kugira wakundaga kuza nkamwakira avuye i Burundi ngo bamwitaga ngo ni Pastor Claude. Noneho mu kumwakira sinzi misiyo ye yakoraga. Mu kumwakira tuba inshuti yo yazaga nabaga nzi ko ndi bunywe nkanarya. Nanywaga icyo nshaka kuko yabaga afite amafaranga. Noneho numva ko twagiranye ubumwe tuba inshuti. Aza kumpamagara arambwira ati hari abantu banje bavuye i Kigali baje aho ngaho bari burare kuruhuha kandi nta mafaranga bafite nagira ngo bamfatire shambure bararemo mu gitondo ndaza kubareba nkuhe n'amafaranga ya shambure. Urumva nawe umuntu kugurira icyo kurya n'icyo kunywa ugafata icyo ushaka nabaga mvuga ati ejo nzaba meze neza. Bitambwira boss nakoreraga nti wa mukiriya njya nakiro akatwinjiriza cyane nejo azaza kandi hari abantu be ambwiye ngo bari bururari nta kandi nta mafaranga bafite none nagira ngo nkope shambure baryamemo mu gitondo azaza kubareba azanye n'amafaranga. Arambwira tupfa kubyisimamira niba tayatanga nzayagukata ku mushahara. Ndavuga ati nta kibazo. Ngaye nguko nuko nabakiriyemo ari babiri ariko nkabona umwe ameze nk'umumotari yambaye amakoti abiri afite na kontake afite n'ijiri ariko moto ntibayizana aho ngaho kukabaraho nakoreraga. Kumbe bakorana n'uwo muntu uwo nakiraga ufite amafaranga. Urumva bazaganaga moto zibwe bagahita bazambutsa i Burundi bamara kuzambutsa bagahita baza bivuze ngo baje aho ngaho ndabakira moto yagiye kera. Urumva ngiye yarampamagaye ati unyakirira umuntu misiyo yiwe y'akazi ntayo nzi gusa nagendeyemo ko turi inshuti kangurira icyo kurya kangurira icyo kunywa ngendera mu Kigali mufatira roge. Rero sasa urumva ni babiri hari uwaje ari umumotari atwaye undi uwo nguwo yarahetse niwe wari niko navuga ngo yari manager wo kwambutsa moto niwe wari ufite isoko. Noneho rero uwo nguwo wari ufite isoko twarararanye. Hanyuma jabana yanjye hanyuma umumotari yaracitse urutoki rw'igikumwe. Hanyuma uwo umumotari ararana n'undi nawe mu mama twakoranaga mu kabari wari inshuti yanjye. Noneho aza kuzinduka wundi twararanye agenda urumva amafaranga bayabahaye wundi wampamagaye bwarakeye araza abazanira amafaranga nishyura na shambure n'ibyo twe twakosomye tunywa arabyishyura. Urumva baturaranye nta mafaranga yampaye n'uwo ngo urumva ni ngewe wamurangiye ntingwino urarane n'uyu muntu nta mafaranga bamuhaye. Noneho wundi twararanye kuko bari baharaye inshuro ebyiri iya gatatu nanze kurarana nawe ndavuga ati n'ubundi nta mafaranga ari bwuma kwa kundi nanze kurarana nawe wa undi namurangiwe barongeye bararana nubwo ntibararanye inshuro eshatu wa undi rero twararanye niwe wari ufite amafaranga yarazindutse butaracya aragenda. Wa undi rero sasa waje utwaye moto urumva kuko yabonye ko ari nge bahamagaye ngo mbafatire shambure yahise ajya gutira telefone ahamagara ba nyiri moto nabi Kigali ngira ngo kuko haje CID zi Kigali nizo zaje kumfata. Noneho arangije amagara abanyiri moto arababwira ati moto yanyu yarariwe tariko niba mushaka kumenya moto yanyu ko yabuze timuzagere kuruhuha mugiye ku kabari mubaza umukobwa witwa Kadete niko nitwaga umukobwa witwa Kadete niko bari baranyise nyine muri uwo mwuga w'uburaya bari baranyise Kadete mubaza hano hakora umukobwa witwa Kadete mu kabari ni mumubona na moto yanyu muzamenya ko muyibonye. Urumva kandi koko nimba tanzi akaba yumvishije uwi Burundi ampamagaye ngo mubarize bafatire shambure we yahise atekereza yuko dukorana. Kandi nanjye nagendeye mu Kigare kuko wa undi namenyereye yuko angurira icyo kurya n'icyo kunywa nkamwakira nawe ansaba service sinarinze ibye.
ngaye nguko nuko CID zavuye i Kigali bajya muri MTN bakurura ya nimero avugiyeho bakurura n'abandi urumva yakoresheje telefone ya wa undi bararana bakurura n'izindi zamuhamagaye basangamo na za zindi za wa wundi twararanaga ariko amahirwe nagize izanjye ntago bazisanzemo ngo CID ziraje kuruhuha zikabaririza uwitwa Kadete yari yababwiye nuko ngana nuko nteye bo babonye Kadete bagasanga singe kuri finali bwije ngo bagiye gutabura babwira ati nyamara harahirye harandi hano hari akabari baraza wagiye kubakira rero sasa asanga ni wa wundi narangiye uwo muhungu ubwo baramubaza bati nta bantu babiri baraye hano harimo umumotari ucitse urutoki tubo twararanaga nagiye atanyishyuye dijiraje tuzasa ndongora ndana dinone yagiye atanyishyuye none rero sasa baravuze ati none se uhitwa Kadete tarahari iti nazane ni nawe wamundangiye naho rero bahise bambonera baravuga bati barambaza bati umuntu waraye hano ucitse urutoki rw'igikumwe waramubonye cyangwa ntiwamubonye umumotari naramubonye nabonaga yambaye amakote n'amajire bigaragara yuko ari nk'umumotari ariko nta moto yigeze azana hano baraje mbafatira shambure bararyama ariko moto ntago nayibonye ntago nahise mbyemera ako kanya ndabyibutse nahise mbabwira ati naramubonye ariko sinigeze mbyitaho sinzi ibye bakuyemo agapapuro kariho nimero bavanye muri MTN baravuga ati muri izi nimero nta nimero yawe irimo reka ndebye aho mboni yawe undi twaranaga nahise mfata telefone vuba iduzisiba baza kuzisiba bafata telefone yabo bahamagara nimero zose ziri aho ngaho kugira ngo barebe ko iyanjye isona basanga nta yanjye irimo baravuga ati ubwo ngubwo urarengana rero kugira ngo rero mfatwe neza nafatishijwe na wa undi narangiye uwo nguwo bararaga ibisi 3 yaravuze ati muraburetse n'ukuntu yabandangije reka zose turarana tarabizi nta kuntu atabizi nuko nguko bahamagaye boss nyirakabari babisubiramo aravuga ati nta kuntu yaba atabizi niwe wabafatiye shambure bateye rero intebe barazengurukije turicara tugiye muri gacaca tujya muri gacaca mva baranshinza ndabihakana biranga nibwo bahise bampa shambure bose yese avuga ati mbemereye shambure izo CID zavuye i Kigali mu mufungirane muri shambure kuko bwari bwije mu gitondo muzamujyane kuri polisi nuko bamfungiranye muri shambure mu gitondo baraza baramfungurira nyara mu nzu shambure nukurumva bari bafungiye inyuma mu gitondo baraza baramfungurira ndakaraba amaze gukaraba ndambara banjyana kuri polisi baravuga ati kuva waravuganye n'uwo muntu kandi ukanabakira bigaragara ko mukorana baramfunga baramfunga ariko ngiramo umupolisi mwiza Imana imuha umugisha akurikirana dosiye yanjye arayikurikirana maze iminsi 5 nibwo yamenyerera bambukije moto afatamo umwe arangije kumufata arambwira ati fata utwawe witahire nuko nafunguye uwo munsi yindi nshuro ya kabiri rero bwo ni nayo ya mbere ubwo niko nabivuga ubwo bafatiye kuri Sky Hotel urabizi ko polisi yafataga ikintu cyitwa indaya waba uri indaya bagusanga ngo bagahita bakujyana narasohotse rero muri Sky ndi kumwe n'umugabo nyine wari wanteye inda ya mbere turi kumwe muri Sky imbere kwa gukunda itabi kwanjye rero muri hanze kuri Sky habaga ikarita ibaho biscuit ibaho Pridas iyo mwajyanaga n'umugabo niho mwaguraga Pridas none yacuruzaga n'intore buri kimwe cyose noneho numva gatima karareshye intore nari mfite zashize ndavuga ati reka ngiye kugura isigara hanze ndagenda nkigera ku ikarita nyikoramo nyaka itabi pandagari yaparitse nko guhumbya nagiye kumva numva banyoye banazemo nuko banjyana igikondo na mfite imisatsi miremire go hari inyuma barayogosha n'urwembe n'indi ndaya yanyogosha iraharaga mfite imisatsi myinshi afanda agiye kuduhinze yembe araza aravuga ati nawe mu cyubahiro cyawe ndabona urafanda abandi abahari umwe nge wangeze hamwe ebyiri uko wabonaga rumwe rutari burangiza umusatsi wanjye inda iranyogosha barandi bakavuga ati reba irandaye kuntu ari nziza ariko bamaze kunkuraho imisatsi ndazi kageze zivuga ngo ku bwiza bw'umukobwa ni imisatsi ko reba ukuntu ahise asa ngabaye mubi nuko bamfunze rero icyo gihe bamfunga ntwite n'inda ya mbere yafite nk'amezi 4 baramfunga nabwo ndabyibuka namazemo nk'iminsi 4
ku munsi wa kane haje umuzunguzayi nijoro bamufasha twite, urabizi ko bafataga abazunguzayi bamufata ari kuzunguza twite bamuzanye. Urabona nyine iyo bashakaga ko babivamo barabazanaga bakasa nkaho babafunze kugira ngo bareke kuzunguza mu muhanda. Bamuzanye rero icyo gihindira mufata abyara umwana arapfa. Nibwo bwakeye badukora mu musiri baraducunga nyine baravuga ati umuntu wese utwite mu mufungura atahe. Nuko badufunguye umva yanda noneho nahishaga nyizana imbere kugira ngo nyine bangirire impuhwe ntahe. Nuko nafunguwe ndataha ngeze ku muhanda nkora igikoboye. Nafunguwe nta n'igiceri mfite. Niba kuva kwa Kabuguza kuri gereza niho nabaga. Kuri gereza yo kumuhima nabaga munsi ya gereza. Nakoze igikoboye ndavuga ati sinaba hano ngo ngende n'amaguru mvuye no muri gereza ndanatwite n'inzara iranyije. Ninjiye muri taxi urabizi mbere urabizi muri taxi winjiragwa wishyuraga ugiye kugera aho uviramo. Iyo wavuga ngo hari imbere ndavamo wahitaga wishyura. Ninjira muri taxi nta n'igiceri na kimwe mfite. Ndinjira ngezemo ndicara nsangamo abandi bantu tugiye kugera kuri gereza ndavuga nti aho imbere ndasigara tishyura ntirekara kagahambirwe ntayo mfite. Mpita mvana hore nafashe agakote rero nagapfutse mu mutwe mvana niwangegera urabona mvuye muri gereza barafunguye giye urambaza amafaranga ndayafite. Nuko ashaka kuniga. Abandi bagabo ndabyibuka n'abagabo babiri baravuze ati se koko umuntu arafunguwe timubabariraho kujya muteze rwaserera turakwishyura ariko mubabarire yigendere. Nuko yandetse ndagenda. Muri ubwo buzima bwose wabayemo ingaruka ujya uhura nazo bitewe n'ubuzima wabayemo maginganga nizi. Okay, bivuze ngo rero nababwiye ko mfite umwana wa 5 twavuze ku mwana wa 4 nuko rero mu nyuma nabyaye undi mwana wa 5 kugira ngo abazakurikirana ikiganiro bazamenye uko nabyaye umwana wa 5. Uwo mugabo nyine twaragumanye muri ubwo buzima bugoye na n'ubu turacyari kumwe tubyarana umwana wa 5. Muri covid twabyaye undi mwana arapfa indi kurikiyeho ihita ivamo. Mu nyuma Imana irambwira ngo nzagushumbusha mwana wanjye. Iranshumbusha inkubita kandi gakobwa ka 5. Nuko byagenze rero. Nukuvuga ngo imbogamizi cyangwa ibikomere cyangwa ingaruka. Nukuvuga ngo ingaruka z'ibyaha ubundi tuba twarakoze ntago zijya zibura. Umuntu abakizifite. Nukuvuga ngo ingaruka mpuramo nazo zikomeye. Nuko nabyaye abo bana. Nicyo gikomeye mfite. Kuko nimba bivuze ngo nabyaye umwana wa mbere wenda nta bushobozi mfite kumwishyurira ishuri biragoye. Siko bimeze. Papa wewe twamubyaranye sinshobora kumubwira ngo nyishyurire ishuri. Cyo ni igikomere cya mbere. Iyo mbitekereje umutima wanjye urakomereka nkahungabana ariko nkongera nkikomeza nkavuga ngo ni ingaruka z'ibyaha nagize gute nakoze ngomba kwihanganira ingaruka zagize gute zangezeho muri ibyo byaha nakoze. N'umwana wa 2 ni gutyo. Umwana wa 3 ni gutyo. Urumva rero ubuzima ntago buba bugize gute bworoshye. Bivuze ngo na papa w'abana bo ngabo 2 mu nyuma nabyaye akaza akora akazi k'ubukarani. Bivuze ngo rero ntago yabona amafaranga yishyuye inzu ngabona amafaranga tugaburiye. Urumva mbese biba ari gufundikanya. Ngabona amafaranga ngavuga ngo ibyo bakeneye byose ndabibaha ntago byakunda. Izo nizo ngaruka nahuriyemo nazo. Ubona hari inyungu wahuyemo nazo? Rero reka nkubwire singiye kukubeshya guko ari abana beza muri murabyumva. Iyo bicaye umwe ari kuvuga ngo mama undi ari kuvuga ngo mama nubwo biba bitoroshye ndaribona none nkavuga ngo ariko mana nubwo nabyaye aba bana ndi mu byaha ariko wampaye abana beza. Nanone umutima wanjye ukongera ukagaruka nkavuga ngo buriya niko Imana yabyemeye ko mbyara abana binyuze muri izi nzira. Wenda ko niko keza ariko nkavuga nti Imana yankuye yo nta sida mfite. Bagenzi banjye banyinjije mu mwuga barapfuye. Inshuti yanjyanye ku Gisenyi yarapfuye. Njyewe ndasigara. Nanone ko ni keza kuko navuyemo Imana ikampamagara ndi muzima nta sida mfite. Mbishimira Imana rero. Hari icyo wicuza se? Rero reka nkubwire
si ubu nakubwira ngo uzi ikintu njya nicuza kuba abo bagabo bambyaje abana gusa, nicuza kuba narahuye n'abo bagabo bambyaje, havuga se mano kuki utampuje n'umuntu w'umumaro ngambyaza abo bana anyiteho, none kugeza na n'ubu ndacyari mu buzima bubi kubera izo ngaruka zose nagiye mpura nazo. Ndabyicuza nkavuga sundi kuki ubu nicuza nyine kuba narahuye narasambanye, mbese muri make narakoze icyo cyaha cyo kugenda nsambana n'abagabo batandukanye. Ndabyicuza nkavuga sundi kuki nabikoraga, nkibaza ubundi nari mfite abadayimoni, ubundi abadayimoni bari baramfashe batuma nsambana bene kare akageni bangana gute. Rero iyo ngeze aho njya mbwira abana b'abakobwa nkababwira ngo ibyera byose si amata, nkanababwira ngo kandi ibishashagirana byose si zahabu. Nimba umuntu ashaka kubwira ngo ndagukunda, ashaka ko muryamana, banza usenga Imana, sibyo rata? Senga Imana ikuyobora inzira nziza ukwiriye kunyuramo. Kandi iyo ndaho ngaho njya mbwira abantu ngo nimba uri mu byaha nk'ibyo nakoze, hindukira ubivemo kuko nta keza kabyo, kuko urumva ingaruka zose nagiye mpuriramo nazo. Iyo ndi gukora ikiganiro rero njya nkunda kubwira abantu ngo va mu byo urimo, kuva mu byaha niko kujijuka. Yego, ubu mfite amahoro muri make kubera ko nabishyize hasi nkabireka. Nubwo nabwirirwa ndatuza, nubwo naburara ndatuza nkumva ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Mbese ndatuje kuko naba nkimara gukizwa nasengeye amahoro, kuko numvaga nta mahoro mfite, twabwirirwa nkumva nta mahoro mfite. Mbese nkatekereza kuba nanabesha umuntu ngami cyo kurya, mbese nkatekereza ibintu byinshi, ariko Yesu amaze kumpa amahoro byose naravuze ngo mu gihe gikwiriye Imana izabirangiza. Urabona ko nsa neza, nta kintu mbaye. Yesu yateyeho inyama arambwira ngo umwana wanjye nzakubyibushya, Imana ikambwira ngo nzakugira umuvugabutumwa ukomeye, ikambwira ngo nzakugira umuhanuzi ukomeye. Ntacyo bitwaye rero ubundi gushima Imana. Ariko ubu usubije amaso inyuma mu myaka yose wamaze ukora ibyo ngibyo, waguha ni igihe kingana cy'umuntu yaguha ukibuka abagabo mwaryamanye? Mana ntago subwo nta nubwo nabibuka, nubwo wampa umwaka wose ntekereza ntago nabibuka, usibye imashini nese nasambanye n'umushinwa, abashinwa, abahinde, abazungu, banyarwanda, ni imashini gusa yababara. Mukuri singiye kukubeshya ngo giye nkajya nkakora urutonde rwago twaryamanye. Hari n'igihura no mwasambanye nuramenye ko mwahuye. Nese ubu nabamenya, ubuzabo nibuka abo nyine bagiye bambyaza abana kuko bagiye bankomeretsa. Harimo n'abandi bakeya ngenda nibuka, ariko abandi mfa ni benshi muva. Bivamo hari umuntu mwahuye uretse mwabyaranye, hari uwo mwahuye mwajyaga mukana buraya, hari uwo murahura? Twarahuraga nyine twarahuraga, narakubiswe narakijijwe. Urumva kuko bari banzindi indaya y'inzungu, namaze gukizwa nyine bambonye nyine bandeba bakavuga narakijijwe. Urumva ndiho mu buzima bubi, ndahinduka ndahindana mba nabi. Noneho bandi bakavuga nariyemeraga icyo gihe, harimo abanteretaga nkanga, nkavuga tudafite imodoka ntago turi bujyane. Noneho barandi bakavuga ngo reba yandaya kuntu yari nziza, reba ukuntu yabaye. Hari n'umwe se wigeze ungirira akamaro. Ibyo byose ndabyicuza kuba nk'umugabo twarasambanya akambwira ati nagukunze, kansohokana kangurira icyo kurya, kangurira icyo kunywa, ariko akaba yambona ndi mu buzima bubi, ntagire umumaro yamarira nk'umuntu twasambanye. Ubwo se urumva umumaro urimo ari uwuhe? Ntawe. Mwarasambanye nese mwaryamenye ko mwasambanye. Yesu we wari udukurikiye, reka nkubwire ngo niba ari mu byaha, kuva mu byaha n'ukuri ngo no kujijuka, kandi nibyo tujye twiringira Uwiteka. Ubuzima bwose waba urimo ntago ari ngombwa ko wakishora mu byaha kugira ngo wenda ube wabuhindura, ahubwo ko buhindura bumera nabi kurusha uko bwari bumeze. Nuko uko bimeze, kandi nawe niba udukurikiye waranyuze mu ubwo buzima urabizi neza ko bumera nabi. Nawe udukurikiye utarabujyamo umenye ko bumera nabi, ntago bujya bumera neza ngo nuko wagiye mu byaha gushakira amahoro. Nta mahoro y'amabyaha niko babivuga. Reka nshimire abaradukurikiye rero, reka nawe ngushimire kandi nkubwiye ngo Nyagasani akomeze agushyire mu bwihisho bwiwe, ntuzatatira igihango mwagiranye cyo kumwizera. Yego azakugirira neza. Cyakomeje urugendo. Data abaha umugisha rero abantu bankurikiye. Yesu abaha umugisha, ndabashimiye cyane. Yesu abagure mu buryo bw'umubiri, Yesu abagure mu buryo bw'umwuka. Data abaha umugisha, kandi ndamushimiye yuko yampamagaye akankura mu byaha. Nshimiye Imana yabikoze nkavamo ndi muzima ntarwaye sida. Imana yarakoze nkavamo, mbese icyo ni ikintu kinezeza umutima wanjye, nkavuga ngo Mana warakoze. Iyo nza kuba ndwaye sida, nkagira igikomere cy'uburyo nagiye mbyaramo abana, nkagira igikomere cy'ubuzima, nkagira n'igikomere cyo kuba ndwaye sida, noneho nari guhita mpfa vuba. Ariko nshimiye Imana yabikoze. Yesu abampera umugisha, namwe mwakoze kuza.
Yesu abaho umugisha kuko ibi Imana yari yarabimbwiye, yarambwiraga ngo uzatanga ubuhamya ku macano atandukanye kuko ari njye Uwiteka ubikoze, uzabwira abantu ahantu nagukuye. Mwakoze kuza rero mukumvira uwo muhamagaro w'Imana. Yesu abaho umugisha. Yego urakoze nawe. Yes, ni Beacon TV nari Albert Niyonsaba, reka ngushimira wowe dukurikiye, utarakora subscribe ikore kugira ngo gahunda zijye zigenda neza, ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Iyi video yisangize abandi nimba hari uburyo yagufashijemo kugira ngo gahunda zijye zigenda neza cyane. Murakoze, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha.